Ndabasuhuje abakunzi b'umuyoboro wacu, umuyoboro Digital Technology. Muri aka kanya nabateguriye video yerekana umukozi w'Imana nyawe uko yitwara yageze mu bimugerageza cyangwa mu bigusha cyangwa ibishuko bitandukanye. Mu bishuko hari amafaranga, hari abakobwa bambaye nabi, hari abasore bambaye nabi, hari ruswa n'ibindi bintu bitandukanye. Iyo umuntu w'umukobwa akijijwe bya nyabyo, iyo ageze mu basore yirinda kugushwa nabo, ibyo bakwikora byose akaba intwari kazi, akamenya uwo yamenye. Iyo umuntu ari umusore cyangwa umugabo akaba akijijwe bya nyabyo ari umukristo, iyo ageze mu bagore cyangwa abakobwa bambaye ubusa cyangwa mu ndaya cyangwa aho ariho hose bagakora ibitandukanye ngo bamugushe, yumva nta n'akadomo na kamwe biri kugira icyo bimutwaraho cyangwa bimukoraho, ahubwo yihesha agaciro, akareka kubitekerezaho no kubiha umwanya, akabona kubona umukobwa wambaye nka kuriya muri kubona imbere ari nk'uko yabona imodoka iri gutambuka mu muhanda, akabona ni ibintu bisanzwe. Iyo umuntu w'umukirisitu bya nyabyo, iyo atoraguye amafaranga azi nyirayo arayamusubiza, kandi iyo bamuteze amafaranga bakayamutega mu rugo, ntabwo ayatwara kubera mu rugo ntawe uhatoragura, ahubwo arayabona akayashyikiriza ba nyir'urugo akeka ko ari bo bayataye. Rero umuntu w'Imana cyangwa se abazi Imana yabo, ibigusha bizajya biza cyangwa se ibigeragezo, ariko bakirizwe muri byo. Abakobwa bambara nabi dukomeza gukizwa, batugerageresha amafaranga cyangwa se Satani atugerageresha amafaranga n'amaruswa, dukomeze dukirizwe muri byo. Ibintu byose umuntu ukijijwe bya nyabyo amenya uko abyitwaramo, akirinda kugushwa nabyo, ntabihe umwanya we, kuko nta gaciro biba bifite kurusha ingororano Uwiteka Imana ishobora byose azaha abakijijwe. Kuri iyi si hariho ibigeragezo byinshi n'ibigusha byinshi Satani yamanuye, kuko Satani yagabye ibitero byinshi, kandi ku isi hari ingabo ze nyinshi zifite imbaraga zidasanzwe n'izifite imbaraga zisanzwe. Uwiteka iyo ari kumwe natwe tuba dukomeye, kwa kundi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma, kuko Satani afite imbaraga nyinshi pe, ariko hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Reka rero nkubwire ngo ifate neza dusenge. Uwiteka uri mu ijuru, Mana ishobora byose, ndongeye ndagushimye yuko waturinze kugeza kuri ubu tugihumeka umwuka w'abazima. Ntabwo ari uko twari beza, nta nubwo ari uko turi intungane kurusha abandi, ahubwo ni impuhwe n'urukundo watugiriye. Uwiteka uri mu ijuru rero, komeza kubana natwe, ugote ingando yacu, uturinde ibisa n'ibibi byose, ucyahe umwanzi Satani umukesha inkota y'icyaha k'umuriro,
heza abazimu n'abadayimoni barohe ikuzimu, twoherereza ingabo zawe z'abamarayika batacumuye zitugote, wohereze marayika murinzi abane natwe, Uwiteka uri mu ijuru uzaduha iherezo ryiza nituramuka tuvuye mu mubiri, kandi Imana igira neza uzaduhe kurokokana n'abantu benshi cyane Mana, bose babyifuza, ababyifuza bose kubana nawe iwawe mu ijuru uzabahe kurokoka Mana. Uwiteka uri mu ijuru rero ntabwo ngutotesha amagambo nk'ugutegeka, reka Mana nsengere abarwayi n'abari mu nzu y'imbohe, Mana igira neza, nsengere n'abari mu muhanda batwaye, ubarinde impanuka, Uwiteka uri mu ijuru nsengeye abababaye ubahe kunezerwa, nsengeye abashonje ubahe guhazwa Mana, ubahembure, ubahe icyo kurya, nsengeye Mana igira neza abatagira ababyeyi ubabere umubyeyi Mana igira neza. Uwiteka uri mu ijuru nsengeye abari mu ndege ubarinde mu kirere, ubarinde impanuka, nsengeye abari mu mato ubarinde impanuka, nsengeye abari ku magare ubarinde impanuka, nsengeye Uwiteka uri mu ijuru abari muri za gare ya moshi nabo barinde impanuka. Reka Uwiteka uri mu ijuru rero iri sengesho rijye rifasha buri wese, rimufashe mu gihe agiye mu rugendo, kandi Imana igira neza rimufashe no mu gihe avuye mu rugendo. Uwiteka uri mu ijuru nsengeye n'abagendesha amaguru nabo barinde impanuka, ngaho mbigusabye neza izina ryawe, shimwe cyane kandi wagwa icyubahiro, urakoze none n'iteka ryose Mana yacu rero, amen.